kuko iki gihugu cyacu gikeneye ni ukubaka umunyarwanda kugira ngo yubakike. Umuntu rero yanyoye inzoga uretse no kuvuga ngo yatandukanye n'umugore, uretse no kuvuga ngo yadindije abana ntibashobora kwiga, urugo rurimo umugore n'umugabo ari abasinzi, abana bahinduka za mayibobo. Sinibaza uwo mubyeyi nawe ujya kujya kunywa ndetse inzoga azaha uwo mwana umugabane ki? Icyo ni ikibazo, ariko igisubizo mwarakidushakiye. Ese mudushakiye icyo gisubizo ni cyiza pe. Icyo dukeneye nuko natwe abantu bataba basinzi, abantu baba bazima bakubaka igihugu. Bigomba kugabanuka bikanacika kubera ko ni mu bahana bizacika byanga bikunda. Ntago umuntu azanywa ashingiye ngo ayibuka ko icyo yamubayeho yakongera kugikora. Iminsi 8 ndayemera, ariko amezi yo nanone mwaba murenganyije umuntu kuko icyo gihano kirarenze. Muri kugeza kuri amezi 8 ntacyo yabarimo ku mezi 2 ntacyo yabarimo kugirira umuryango, ahubwo iminsi 8 kugarura hasi, kuva kuri 20 kugarura hasi 100 ari abatabasha no kwibona bagahera muri gereza kuko abasinda bose siko baba bafite amafaranga. Igihano kirakarishye gifite uburemere kuva ku 20 kugeza ku 100 n'amafaranga menshi kuko ari abatabasha kuyabona kandi babashije gusinda bankoreye make. Za make zirahari kandi zica kurusha za menshi, za make cyane n'inzoga za 200 zirica. Bagamwe inzoga nkeya badasinda umutekano mu gwagaruka, imitungo ntago babasha kuyangiza. Keza bamaze kunywa inzoga, wanye inzoga yose arasinda muri kinigi kuko inzoga banywa ntabwo ari inzoga zuzuye, ni imiti. Inzoga bayifinda nibe muri gitoki nibe nk'amasaka kandi kaba inzoga gusa yabuzwe n'ikikwica umuntu. Agomba gukoreshereza kuko biriya banywa si inzoga kaba ziceze kavaho bakanywa inzoga zigaragara zifite ubuziranenge. Baratwifuriza kumererwa neza, bobonye rero ikintu cyaduhungabanya bakikura, ariko icyatugirira akamaro natwe tukabona ko gifitiye akamaro twacyemera nyine nzo cyiza.